iriya revolisiyo y'inkotanyi zakoze u Rwanda n'igihugu kitoroshye nyine kubera amateka murakaba abanyarwanda abanyarwandakazi murakaba mwebwe muri mu Rwanda rwa Gasabo aho ruteretse hariya mu karere murakaba namwe muri mu Rwanda rwo hirya no hino ku isi aho igihugu cyacu giterwa inkingi muri excroissance yacyo. Nongeye kubasuhuza nje hano imbere ya kamera kugira ngo nongere mbaganirize mumaze kumenyera uriya ni wa mutima nabamenyereje nyine usemboriza urukundo buri munyarwanda wese yagombye kugerageza gukundana n'abanyarwanda bene wabo, ibyo bikabera nyine bakagira na solidarite, bikabera sécurité sociale aho bari hose, niko n'izindi peuple zibigenza. Kuri aka kantu wagira wenda nkureho agakomantere, higeze gukorwa étude study mu Bufaransa ku birabura, ubuzima bw'abirabura bo mu Bufaransa n'ibibazo bagira, socio-economic study. Noneho iyo etude yerekanye ibintu byinshi cyane, ariko cyo ngira ngo mvuge hano cyerekeranye n'ibintu narivuze, yerekanye ko ikibazo gikomeye abirabura, communauté y'abirabura ifite mu Bufaransa idahuriyeho n'izindi, nuko yo idafite réseau, idakora un réseau, network, badakora un network. Bakavuga bati iyo ni handicap iteye ubwoba. Donc la solidarité communautaire hagati y'abirabura, kwa kundi nyine mugomba guhana information ku byerekeye akazi, ku byerekeye za logement nyine aho umuntu ashobora gutura, ku byerekeye za dispositif zo gufasha ziba ziraho zifasha abantu batishoboye, guhana information ku byerekeye za opportunities, economic opportunities ziri mu Bufaransa, banking opportunities y'amabanke, kumenya banke itanga amakredit cyangwa itanga, kumenya za nuza za institution zishobora gufasha abantu, mbese ibintu byo kugurizanya amafaranga, guterana inkunga, gufashanya mu bibazo bijyanye na judiciary issues. Umuntu yaba agize ikibazo n'inkiko, mugafatanya amafaranga yo kumufasha, mukamufasha gutegura urubanza rwe, gufatanya n'ibyo yewe no kwaka ubuhungiro, ibintu bimeze bya. Bakavuga ko abirabura badakunze gukora un réseau, ko ari ikibazo ibyo byandikwaga n'Abafaransa. C'est une étude socio-économique yakozwe n'abazungu b'Abafaransa, hari institution d'ailleurs ya leta yabikoze, ko niyo yabikoze, urabyumva. Aya matara rero nk'uko nababwiye asemboliza nyine urumuri, kuri wowe uri mu icuraburindi, urwaje umwana kwa muganga, arwaye cyane, wowe wese uherutse gupfusha, wabaye umupfakazi cyangwa umupfakazi w'umugabo, sinzi niba bamwita umupfa. Wowe uri muri ibyo ufite agahinda n'iki byose, ugomba kuvuga uti
hashobora kuzaboneka urumuri mu gihe kiri imbere, ukiya kurusha kuri iyo esperance. Murakaba rero mwese karibu tena kuri Kabeho Kanyarwanda One People One Revolution session yanyu. Uhita ukora subscribe niba warabyibagiwe, hanyuma iki kiganiro nubona ugishimye uze kugisharinga n'abandi ugipartage. Yaba ari utanagishimye ugipartage, kuko wenda wowe nticyakugirira akamaro cyane bitewe na za attente wari ufite, nyine expectations, ariko wenda undi ukimuhaye wenda bishobora kumugira akamaro. Hanyuma nyine ukandi no kuri yanzu ugira kugira ibiganiro byanjye ugibona igihe bisohokeye. Niba rero unabifite ubushobozi cyane cyane ubishaka, wumva biri worth it, ari byagira akamaro, utera inkunga shene yacu Kabeho Kanyarwanda. Byanditse hariya ukuntu wabigenza. Karibu rero uyu mugoroba ikintu ndagira ngo nkuko mwabonye muri titre ngaruke kuri iriya deal y'Abongereza n'Abanyarwanda yapfuye nyine kuri Supreme ya Rojos, ariko bavuga ko sinzi aho numvise yuko Premier Ministre yavuze ko hari ukundi agiye kubitekinika wenda amategeko simbizi, ngo bikongera bakarolance iyo deal. Ariko rero iyo deal nkuko mubizi, u Rwanda ntabwo ari Ubwongereza gusa bishaka kubikorana, hari n'ibindi bihugu byaba interese nka Denmark, Israel, etc. N'impunzi zo muri Libya, ziva muri Libya. Bon, iki kibazo ni sensitive, narakivuze, kiprovoka za reaction nyinshi kandi ndabyumva kuko ni sensitive. Ikibazo cya immigration ni ikibazo sensitive ku isi hose, dans le temps et dans l'espace, aho biba hose n'igihe cyose byagiye bibera, kuko nyine biba ari bivuga kuzana abantu batari abenegihugu bakaza mu gihugu. Murumva nyine les enjeux ziba zirimo, kuko nk'uko twabivuze nyine igihugu ni, nkuko nari nkunda kubidefinisa, igihugu ni territoire na peuple yashinze iri kuri iyo territoire yashinze icyo gihugu cyangwa se cyashingiweho, noneho hakaba na système iyo peuple yishyiriyeho ikurikije uko imeze ubwayo, ikurikije iyo territoire uko imeze, kugira ngo iyo système ibafashe kubaho de manière harmonieuse kuri iyo territoire. Birumvikana yuko iyo haje abandi bantu bavuye ahandi batari muri iyo peuple, batabaga kuri iyo territoire, bavuye ahantu hatari système imeze nk'iyo, biba ari ibintu porteur de risque, abari za risque, abari bishobora donc guperturba icyo gihugu, kuko bishobora kwajisa donc kuri territoire, kuko baje kongera, bazakenera aho batura, bazakenera mbese iyo territoire bazakeneraho ubutaka abo bantu. Ibije guperturba la variable peuple, kuko baje kwivanga na peuple yari ihari y'abene igihugu, kandi baje badafite umuco umwe, badafite amateka amwe, batumva ibintu kimwe, wenda batanasa nabo, etc. Baje guperturba le système, bashobora guperturba le système, kuko aho bavuye iyo système siyo nécessairement ari ihari, bashobora kuza bakayicalenginga. Donc ibyo byose bikaba byaba porteur ya za changement zikomeye. Niyo mpamvu ari ikibazo hautement sensible et de sécurité nationale. Urabyumva?
impamvu nkoze kino kiganiro ni ukugira ngo nsubize nyine ibibazo bimwe na bimwe ibintu byambajijwe. hari ababyanditse muri za komantere, mushobora kujya kubireba, bafashe umwanya bakandika komantere ndende bakabivugaho, kuko hari ibintu muzi ko chaîne yanjye nyine yaderesa kuri les élites rwandaises, abantu intellectuels etc, cyangwa se abatari intellectuels ariko bafite exposure, bari part of elite, bari muri elite kwa. Nibo barareje rero, mpita numva par respect kuri abo bantu bafashe umwanya wo kurajisa, ngomba kugira icyo mbigarukaho, kandi nkanabigarukaho kubera ko iriya diro ari diro considera ko yari diro nziza, ndabigarukaho ku Rwanda. Ntabwo biba mbikora gushyigikira regime, mba mbikora gushyigikira icyaba cyiza ku Rwanda n'abanyarwanda. Gishobora kuba gikozwe na regime cyangwa gikozwe n'undi muntu wese. Kuba gikozwe na regime niyo naba nkiri muri opposition, uretse ko nabivuyemo bya opposition nafashe distance nayo, ariko niyo naba nkirimo, ntabwo bivuga ko iyo regime, ndavuga kuva nadopta, kuba nakora opposition responsable, kuba regime irebye ikoze ikintu kiza ku gihugu ngo ugombe ukirwanye gusa ngo nuko ari regime igikoze. Ibyo ngibyo mbyita ko ari irresponsabilité politique. Nta muntu wantumye muri regime ngo nkora ibi ko ibyo ushatse wabyemera cyane ubyemere, c'est uko ngira isuku nko nkora. Rero ndajya nsubiza ibyambaje. Ikintu cya mbere, ngira observation ya mbere justement, ngira ngo mvuge ntari nayibagirwa, ni umuntu wavuze ati, muzabibona muri commentaire, wavuze ati mu by'ukuri ibi bintu uvuga, ati numvise ari byo koko, ati byaba kuri ibyo bya diro ya UK, byaba no kuri biriya bya M23, ati ariko leta, perezida etc, ati ntabwo bajya babisobanura neza ngo bisobanurire abanyarwanda, twumve les enjeux, twumve les tenants les aboutissants, ati bo bajya bakaduturaho ibintu. Aho ngaho naho mise nanamwandikiranye ibyo uvuze n'ibyo. Iyi ni critique ikomeye, nanjye ubwanjye nyigize yanjye kuri regime no kuri perezida lui-même Lomwami. Ntabwo bakomunika cyane cyane le perezida. Burya dufite umuperezida kuva yajyaho ari yatwikishije inzara ya discours. Perezida wacu ntakunda kuvuga za discours, akunda gukora za intervention, ariko iya une distinction hagati ya intervention na discours. Murabyumva, igihe akora discours ni nko mu cyunamo, nabwo akora aka discours kagufiya, mwarabibonye nyine. Undi cyangwa muri Nations Unies, ejo yakoze ajya akora discours muri Nations Unies no muri za organisation iyo bamutumye, ariko ntabwo akunze gukora discours adressé à la nation. Bene za discours kuri za sujets fondamentaux, za discours lyrique zateguwe neza, buri jambo ryabaye pesé, bikurikijwe na contexte, bikurikijwe n'icyo kintu yagomba kuvugaho. Ngo zibe ndende, kuko ku isi hose cyane cyane ndetse iwacu byo birarenze ko muri Afurika hose muzi ko ari system ya cyami. Burya nzabigaruka ibya cyami,
ijambo ry'umukuru ni ikintu gikomeye cyane. Ibi rero ntakunze kubikora, wenda biterwa, ashobora kuba ari personalite ko ari timide, abantu benshi bavuga ko ari timide, wenda na biriya by'uko yakoze muri za renseignement, afite ukuntu yumva yapashisha za message bice munsi muri za rezo n'iki byose, yakumva ko wenda amadisikuru atari ngombwa, ariko amadisikuru ni ngombwa odora yuko abatanze message nyine nk'umupapa w'igihugu, ariko disikuru ni na ngombwa sur le plan symbolique, kuko itanga za perspective, itanga icyizere, itanga ku bene igihugu. Nk'urugero nk'ubu yarakwiye kuzafata nk'ijambo akavuga disikuru ku kibazo cy'inzara mu Rwanda, niyo yaba ayivuze atazanye igisubizo cyayo, ariko akayivugaho, agahera wenda no mbese akagira nk'umuntu yimutegura nyine, kuko disikuru zose z'abayobozi zirategurwa, ntabwo ari ngombwa ko perezida ari we witegura disikuru, bafite abantu bategura amadisikuru baba expert muri ibyo, bakamutegura disikuru kuri problematike y'inzara mu Rwanda, ukuntu amateka y'inzara mu Rwanda ukuntu byahozeho, ukuntu byagiye byevoluwa, ikibitera, iki byose. Noneho wenda yaba afite n'ibintu proposa by'ukuntu yagerageza kubikemura, nabyo akanabivuga, agatanga n'icyerekezo avuga ati mu kurwanya inzara mu mwaka we tuzaba dukoze ibi, ibyo turi kugerageza n'ibyo tudashobora gukora, akavuga ati ibi ntidushobora gukora, tuzitabaza amahanga etc. Ariko akaba disikuru nk'isaha yose imbere ya televiziyo bavuga bati perezida aza kuva ku kibazo cy'inzara. Donc disikuru z'abayobozi ni nk'ibiryo ku bene igihugu. Iki kintu kirabura, hari désert de la parole mu Rwanda, ku banyarwanda twese kwa. Nko bakavuga nka hano ku mpunzi, effectivement kuri diro y'impunzi, le chef de l'État yagomba kuba igihe arimo yinegosiya, abona bigiye gucamo, yari gufata ijambo akabisobanura, kuko nyine nkuko nabivuze c'est un enjeu majeur ku isi yose, dans le temps et dans l'espace. Agasobanura, njyewe ngiye kugerageza kongera kugaruka ku byo bambajije, enfin observation batanga. Nk'uwo wari wanditse avuga nyine yuko aravuga ati ibiganiro byawe ndabikunda, ukora za analize nziza kuva kera etc. Ariko ahangaha ati nta kigenda nawe turi kumwe. Akavuga ati abanyarwanda bagomba kurwanya umunyarwanda wese ukunda u Rwanda, ahubwo kuko nari navuze ko nyine abarwanyije iriya diro hari abantu bitiranije patriotisme no kurwanya igihugu, no kurwanya ingoma. Baravuga ati no, ahubwo abarwanyije iriya diro ati no patriote. None akavuga ati, yaravuze par exemple ati iriya diro ati kuri image, avuga ati sur le plan politique, none hatanga argument sur le plan moral no sur le plan économique, ko yavuze. None aravuga ati image y'u Rwanda sur le plan politique, ati image y'u Rwanda ati yari kuhazambira, ati y'u Rwanda rwinjira muri ya diro, ati deja yarahazambiye cyane, ati kuba baranashatse kubikora. Noneho akanavuga ati n'ikimenyimenyi nuko guverinoma, ati hari sinzi umutegetsi wo muri guverinoma y'Ubwongereza wavuze ko mu bituma bashaka gukora ibyo Abongereza ari ukugira ngo
abantu bazajya baza clandestine, hano ikintu cyandika clandestine, ni ukuvuga abantu binjira mu Bwongereza ku buryo illegal, baciye muri za panya, ibiki mu nyanja, muri human trafficking etc, bakajya mu Bwongereza, noneho bahagera bakariho batangira kwaka ubuhungiro, ariko bakakubungiro baranje kuhagera batangiye kwinjira muri system tusa. None akavuga ati aba ngaba kuko nyine nkuko nabivuze, bene aba nyine babinjiye nyine mu Bwongereza c'était un enjeu de sécurité nationale, kuko nyine baje guperturba ya triangle navuze, territoire, peuple, système. Akavuga ati bamenye yuko nituzajya batangira kwaka ubuhungiro tuzajya tubohereza mu Rwanda, dosiye zabo akaba ariho ziba traité. Ati uwo mutegetsi ubwo ati bizaba décourage, bitume bataguma gutanta chance, bafata na risque zo gupfa mu nyanja n'iki, ngo kugira ngo bazi nahangaha. Ati ko bazabumva nibaza tuzabohereza mu Rwanda. Uyu rero akavuga ngo urumva ko byahise bigaragaza image y'u Rwanda nkaho nk'igihugu kibi, bakangisha n'abantu bakungiro bagati muje twabeza mu Rwanda igihugu kibi, ngo gifite kitubarizwemo kiremwa muntu, ngo kandi gikennye cyane etc. Ntabwo ari by'Umwongereza, nibyo ngira umusubize, ntabwo ari by'Umwongereza ashaka kuvuga. Ntabwo ari by'Umwongereza ashaka kuvuga. Umwongereza yashaka kuvuga ko dream, le rêve baba bafite yo kugera mu Bwongereza, bashaka bakabura ubuhungiro ariko bakahaba clandestinement, bihishe n'iki bagakora bikivuruguta. Ati yo rêve baba bafite babona batakibonye, kuko nibajya mu Rwanda, u Rwanda si Ubwongereza, si rwo barotaga, ni igihugu effectivement gikennye etc. Donc bazavuga bati ya dream yacu, ya rêve yacu, kuko uzajya abitinyuka kandi azi ko hari risike yo kumugeza mu Rwanda, nuko hari umuntu uzaba wizeye ko dosiye ye yo kwakubungira uri kosto, ko rwose niyo bamujyana mu Rwanda bakayitereta azabona ubuhungiro akajya mu Bwongereza. Ariko wandi uvuga ati dosiye yanjye bashaka kutayemera kuko ibyo mvuga no kubeshya, nzamba nigire kwishakira ubuzima mu Bwongereza, bashobora kutazayemera, noneho batayemera kandi ndi mu Rwanda nkaburije gusubira iwacu cyangwa gushaka ahandi njya, ngo ntazafata risque nyine yo gutanta chance. Kuko ubundi bayitantaga bavuga bati mu Bwongereza niyo batakwemerera ubuhungiro ubayo clandestin, ubayo nyine illegal, ukajya wirwa wihishe ugite ukora utuzi twa bakwe exploiting, ariko ntacyo ukaba voilà. Ibi nabyo ndabigarukaho by'ukuntu babaho, ko turaza kugera ku kibazo moral. Donc si byo rero yavugaga. Noneho aravuga ati sur le plan moral, du point de vue moral, akavuga ati we Sylvestre, nk'uko wagiye kwaka ubuzima mu buhungiro mu Bubiligi, ati iyo bakohereza ko guteretera dosiye ya Bujumbura, ati wari kumva wishimye. Nkaho ndagira ngo ngisubize kugira ngo n'abandi nyine bagira icyo bumva. Iyo rwose ndagira ngo musubize kuko narabwatse effectivement, nzi n'ukuntu byagenze. Iyo ngewe afite ngewe kubera ko yavuze ngewe ibyanjye byabaye special, ko natse ubuhungiro nsanzwe niga muri university,
donc mfite deja mfite statut yo kuba mu Bubiligi yemewe y'ubunyeshuri, mfite na bourse d'études baguma konversa, mfite naho ntuye muri kote ya université, bari bampaye inzu kuko nageze nzana n'abana banjye. Donc urumva ibyanjye ni spécial, nabaye privilégié ku buryo nanje kwiga narabonye ubuhungiro. Ariko hari abandi nzi babwatse bageze hano bakabwaka, ikimwe n'Ubwongereza rero gutyo bakabwaka, noneho dosiye zabo bakazitreta bari hano. Ndagira ngo nkubwire nk'uwo muntu, ubwo ndaza kubwira ko uwo muntu iyo batrese dosiye uri hano cyangwa hariya mu Bwongereza, nkuko navuze, igihe batarayiguha uba nta burenganzira ufite hano, kuko nta statut ufite. Statut y'umuntu watse wakubuhungiro, ikintu baguha iyo centre zituzuye, ko hari amacentre yakiri impunzi bimeze nk'amadortoir, n'icyo ujyamo hari abantu basurveya iki byose bimeze nko muri internat scolaire, bakabagaburira bakajya babaha nk'amayero nk'atanu mu cyumweru, amayero 5 cyangwa 7 mu cyumweru, ngo kugira ngo ube watega nka bisi ugiye kureba umuntu cyangwa agiye gute, abo ufite amasaha yo gutahira ugize gute. Ibyo ni igihe ugize imana yo kujya muri centre zitaruzura bakuboneye centre. Ubundi abandi mujya mubibona za manifestation ziba hano za association, abandi ba mu muhanda, abandi baba muri za parke, abandi biteye ubwoba. Noneho kubera izo conditions, donc izo conditions ubamo niho nyine ushobora kubaskura, ukaba umujura, ukagira gute, niho kubitwa uryamye munsi y'umuhanda, aho mu muhanda niho ibibazo biba, niho namwe mushwana hagati yanyu izo mpunzi kubera ko murwanira turi ingiti za association zabahaye mu muhanda, ibintu biteye ubwoba. Izi situation zo intuza rero yo dosiye irimo kuba traité, n'ubu zigiye bishobora no kumara imyaka 10. Barabyumva? Oui. Kwa kundi muri centre byose naho mara imyaka 10 muri centre. Muri centre bagera vuba bakaguha ibyo bita, iyo baguhaye icyemezo bafashe kuri eshero ya mbere cyo kukwirukana mu gihugu, bavuga ati nta buhungiro ubonye, hari processus zikomeza, wowe urajurira. Icyo yujura ntugifite uburenganzira bwo kuba muri centre. Ujura uri muri nature, kujya kwishakira ukuntu ubaho, ntushobora kubona akazi, ntushobora kujya kuderanja abantu bakagucumbikira, ukaza kugira ukajya n'ibintu biteye ubwoba. Ibyo bikaba byamara imyaka 10, imyaka 15. None abafite za communauté rero za zindi zikora hezo, niho nyine niba muri nk'umwarabu, ugira ucya nk'umwarabu ufite umaze imyaka za generation hano, wubatse nka building, afite nk'akantu kaga studio akagukodesha mu ibanga bitemewe n'amategeko, none akakwiba, akabigukodesha menshi, akakwexploiter, akagira gute, kubera ko nyine udashobora kujya kumurega, biba ari ibintu clandestin, aba yarakubyaye gutyo kwa. Ukajya none wajya ugenda mu nzira, ukagenda igihe cyose wishe ko ufite ordre tusa. Wajura noneho watsindwa burundu, wabirangije bakavuga ngo mu territoire noneho nyakwisha pe, ukaba clandestin. Uzi ko umupolisi wese uzakugwaho ashobora kujyana kuri aeroport. Mwumva ubwo buzima. Ubwo rero urumva juti se wowe ugiye Bujumbura, njye najya icyo gihe nari guprefera kujya Bujumbura condition, kuko nibyo wenda abantu batasobanuye, nibyo wenda leta y'u Rwanda itasobanuye yuko ukuntu biba bimeze. Kuko icyo gihe ugiye, iyo nari kujya Bujumbura, uragenda ukaba mu nzu zakodeshejwe n'igihugu cy'Ububiligi, nka za zindi mwabonye u Rwanda rwerekanye,
akaba ariho uba, urabyumva, akaba ariho uba. Izirimo haba harimo pisine, harimo ibyo kimwe nabibonye, ntabwo ari nko muri centre de refugie. Wageramo ukahaba bakajya baguha ya mafaranga baha les demandeurs d'asile, urabyumva, bakayaguha ayo mafaranga baguha ni uyashyize, kuko bari amadovize n'iki, uyashyize kuri niveau de vie hariya ubaho nk'umwami igihe cyose barimo biga dosiye yawe, ukaba uri sous la protection ya guverinoma y'u Burundi ariko na guverinoma belge, urabyumva. Ugize nk'ikibazo juridique n'iki byose sont des avocats belges bakudefanda etc, kuko uri demandeur d'asile. Mbo ukaba noneho banakwanga bwa mbere ukajurira, ukaguma muri izo situation warajuriye, kandi uri muri milieu africain, atari kuvuga ngo uri mu bazungu wirirwa gushaka ucumbika, gushaka urwaguma ugatura hahandi, urabyumva, warajuriye. Noneho iyo rero bakwangiye burundu, iyo bakwangiye burundu, wowe ntabwo uri oblige yo kuguma aho ngaho i Burundi. Niba hari impunzi ekonomika wari waragiye kwishakira ubuzima mu Bubiligi, icyo gihe wisubira mu Rwanda ukongera ugatanta chance mu kindi gihugu, uzongera niba ushaka kuzajya i Burayi cyangwa muri Tanzania, ugatanta muri Australia cyangwa muri Tanzania, iki byose, ariko kwisubira mu Rwanda tranquille, dignité yawe, dignity ikiri ikibungabunzwe, utarigeze utakaza dignity yawe, urabyumva. Kuko iki kintu ni ikintu important. Mbo rero harahandi yavuze ati sur le plan moral, ati kuki izo mpunzi, ati u Rwanda rwari kwemera ibyo bintu kandi moral, ati kuko izo mpunzi zavuye mu Bwongereza zari gufatwa neza kurusha impunzi ziri mu Rwanda hari 130. None hatanga urugero ati urumva, ati ibya za miliyoni 140 n'ibindi bifaranga byari kuza by'izo mpunzi zari gufatwa nk'ingagi ziba no muri arya mazu berekanye etc. Ati kandi impunzi za Muhama, yavuze ahitwa Muhama, zavuye muri Kongo, ubwo ati zifashwe n'abati zibona $1.5 ku munsi, izo niyo bashyiraho yo kuzifasha kuzitunga etc. HCR. Mbo ibi nabyo tugomba gukora distinction. Impunzi, Convention de Genève iteganya iki? Convention de Genève iteganya ko igihugu cyakiriye impunzi nicyo kizitaho, kikazitaho gikurikije ubushobozi bw'icyo gihugu. Noneho ibihugu bikennye cyane niho HCR itanga, igira utuntu tw'udufaranga $1.5 yavuze etc, gufasha kame mu gakeya ibyo bihugu bikennye cyane, kugira ngo kame baticwa n'inzara, mbese bakasura ibintu basique gusa, none impunzi zikidebrouille. Mbo impamvu harimo aho ngaba bataba kimwe, nuko ziba ari impunzi z'ibihugu bibiri bitandukanye. Aba ba Muhama ni impunzi zakiriwe n'u Rwanda, u Rwanda rufata responsabilité yo kubitaho ku bushobozi bwarwo, none yose ikabapfuye. Ariko izi zindi ntabwo ari impunzi zaba ibyo nibyo wenda batasobanura, ntabwo ari impunzi abongereza banze kwakira none u Rwanda rukazakira, ce n'est pas ça, rukazakira nk'impunzi. Ni abarimo basaba ubuhungiro mu Bwongereza, ni impunzi z'Ubwongereza barabasaba ubuhungiro mu Bwongereza, gusa u Rwanda akaba ari bwo rutanga plateforme yo kwigirwaho amadosiye yabo, c'est tout. Niyo mpamvu babafashwe en charge
n'ubwongereza niyo mpamvu bo bagiramo, kuko ubwongereza ni igihugu gikize kiyokupa impunzi n'ubushobozi bwacyo bukize, urabyumva. ahangaha okay, reka nkomeze ndaza kubikora. Yanavuze ngo Businge, ngo dahere kuri icyo kintu ngo cya moralite, ngo Businge yavuze ko iriya dosi ngo cyagiye Businge bamugusha mu mutego, namwe ubwanyu mwivugiye ngo bari bamuhaye dayari za divayi, n'ibyo babikiritse n'ibyo batinzeho cyane, berekana n'ibirahuri ari kunywa. niko namwivugiye. None se niba nyine yanyoye za divayi wenda akanasinda, simbizi, nkuko nimwe mubivuga, uwasinze nyine aba yasinze. Ntabwo rero ushobora kwipaza kuri argument iyo umuntu nawe ubwawe bivugiye ko bamupiyeje, bamuteze umutego bakamusindisha, nawe akavuga ngo uvuge ngo yari argument ngo ubwo niyo ashobora kuba, kandi Businge nawe wenda nawe ashobora kuba bataramuburifiye neza nawe, nkuko nabivuze nyine hari ikibazo cyo gusobanura ibintu mu Rwanda. Ashobora kuba ari dosiye do niveau yizwe kuri niveau ya presidence gusa, ubundi abo ngabo ambasaderi n'ikibo bakagomba juste ko executa atarahawe narratif yo kunyaso yajya bisobanura, noneho akabivuga ko abyumva. Nawe ashobora kuba byumva nkuko wowe wambajije ibi nawe wabyumvaga nta gusobanurira ibi ko nubwo ari ambasaderi bwose. Aho ngaho nyine niyo atari yasinze akaba ari ko abyumva, ubwo hari defiance. Hari defiance muri ya leta nyine muri communication, urabyumva, n'abayihagarariye ambasade. Ibyo simbihakana ko bishoboka. Alors, noneho agera kuri sur le plan économique. Sur le plan économique akavuga ati nta munyarwanda, ati kubera amadolari miliyoni 140 gusa, amapawundi miliyoni 120 gusa, ngo u Rwanda rujye kujya muri deal iri sale, yakoresha terme sale nyine iri uyu nta kibazo ndi kuvuga nyine, ntabwo yishyize izina rye kuko urumva yavugaga ibintu sensible, yakoresheje bya bindi bashyiraho utuzina tusa. Donc aba ati ni deal iri sale, ati itari worth, ati izi miliyoni ntabwo ziri worth kwanduza u Rwanda kuriya muri deal iri sale kuriya y'umwanda, deal y'umwanda. Ati cyane cyane urebye icyo byatwara le cost ibibazo byaterwa n'abariya bimukira nyine, bariya zira demandeur d'asile b'Abongereza. Ati za troubles sociaux no kuvuga guteza ibibazo za ndi navuga nyine ko bashobora guteza effectivement bongeye nka system batayemera bakateza akavuyo cyangwa se ubujura, mbese nk'ibyo bakora ngo mu Bwongereza iyo bari clandestin kwa, nibyo yavuze. Kandi koko barabikora bagateza umutekano muke ko bari clandestin. N'abantu ubu bigoye kubakontrola, kubasuiva, polisi igoye kwisuba ko nta hantu adresse bafite, nta kibateza troubles sociaux baraziteza. Eka mbansubiza iki cya troubles sociaux noneho nabira bya yo kuvuga ko iriya deal itari worth it nayo turabire. Worth it n'uvuga ngo ça vaut pas la peine miliyoni 140 ngo kugira ngo tujye muri ibyo nyine. Les troubles sociaux baziteza mu Bwongereza cyangwa no mu Biryo iyo baje kwakara aba clandestin,
kuko ababonye ubuhungiro ntabwo bateza trouble sociaux. Bien sûr bikenera ko biyentegra bakintegra mu muco kuko batari uwabo bakajya gute, ariko abo hari za dispositif nyinshi cyane zashyizweho zo kubafasha kwiyentegra, kubigisha indimi, kubigisha kubajyana mu mashuri, iyo babonye ubuhungiro babonye statut. Niyo d'ailleurs barimo bakubuhungiro batarabangira ngo wirukane, hari ukuntu bashobora kubasuiva naho gato bari muri amasantere babaha amaformation etc. Ariko abangaba babaye clandestin bihishe mu biragoye. Mu Rwanda rero iki ntigishoboka, kuko ibi ngibi babikora byo guteza akavuyo n'iki bari clandestin. Impamvu batinyuka kubikora ni ukubera le système anglais cyangwa le système za demokarasi zinangaha, kuko zitameze kimwe. Ni nkuko navuze u Rwanda, navuze ko u Rwanda rutarimo demokarasi, ndongeye mbivuze nifashe gutya, ariko ko u Rwanda rukwiye byihutirwa ko u Rwanda rwakwemvanta demokarasi ijyanye n'u Rwanda ishingiye kuri za réalité sociologique z'u Rwanda, les réalités sociopolitiques, les réalités historiques, culturelles n'ibindi, na parcours twaciyemo tuza. Niyo u Rwanda rwazaba rwashyize, uretse ko ubu ngubu nyine uko u Rwanda rumeze, turetse kwigiza nkana, abantu bose nabonye muri ibi byose harimo no kwigiza nkana gatoya. Uretse kwigiza nkana, ubu koko ari nk'umuntu umugineye watse cyangwa umuniaja umuki wese wari waratse uri muri process yo kwaka ubuhungiro mu Bwongereza, uri muri process ushaka kuza nko mu Rwanda agateza za trouble sociaux agatinyuka. Hariya mu Bwongereza yabikoze, yabazi yuko nyine bazamufata amategeko yaho nyine muzi uko abameze ari laxiste, bavuga bati bakareba hakaza abavoka bagasobanura circonstance attenuante, bakagira gute, bakamuha remarque gusa, kandi wenda yakuriye nk'umukecuru akamukubita hasi agatwara sake ye, bakamuha remarque gusa ati ntuzongere, bakabyandika muri dosiye akagenda. Ejo yakongera yakubita umuntu bakamuzana bakamuraza muri kasho umunsi umwe bakamufungura akagenda iyo atamwishe, bakajya gutya ibintu nk'ibyo. Ibi ngibi byose bo babikora, demokarasi yabo yageze aho ngaho kubera ko niveau ya demokarasi yabo na niveau d'éducation ya peuple yabo bo bashobora kwipermettre luxe ntibidestabilize cyane société yabo, kuko naba bakora ibi ntibaba ari benshi cyane. Urumva? Ariko mu Rwanda deja u Rwanda ni 13 gusa, buri muntu azi buri wese ukuntu biba bimeze, système y'u Rwanda uko imeze. Uwo munayija niba yaba ari violent, niba yari umuntu w'umujone agera hari akiha igisubizo. None se ababona ibyo abanyarwanda badakora wakabikora, ntabwo yabikora. Nta trouble sociaux uretse kwigiza nkana zaba hariya. Kuki se batabohereje muri Congo? Kuki se batabohereje mu bihugu by'akavuyo nka Kenya cyangwa ibindi byose? Nuko bazi ko justement n'ibyo bihugu bya za Kenya na za hari wanditse ngo Ghana na Kenya barabyanze, bo nabo kuko réalité sociopolitique zabo zitameze nk'iziwacu, bazi ko wenda byabateza ikibazo effectivement cyaza trouble sociaux kubera société uko imeze. Nko muri Kenya hari criminalité iteye ubwoba y'abanyakenya ubwabo n'iki, nk'abo banayija bashobora kuza bakajyamo bikivaga. Muri Ghana se n'ubushobozi zitetera. Ariko mu Rwanda, u Rwanda ruba rwarabyemeye ko ruzi ukuntu sécurité ruyasura n'ikibibuka bati aba nta riski ihari yo guteza trouble sociaux niba natinyuka. Urabyumva? Yo kujya mu magange ya drogue yo kujya guti ntabwo babitinyuka mu Rwanda. Tujye tureka kwigiza nkana.
tujye tuvuga ibintu dushingiye kuri za realite twere kugeza hano. We gutanga za argument ziri fallacieux ngo kugira ngo defende une position runaka ufite, ugomba guhera kuri za argument nawe wumva vraiment ari zo zishoboka. None haranavuga ati nk'abo bantu aravuga ati abo bantu baje u Rwanda ruruzuye deja kwakira impunzi ngo zageraho zikanaza naturalize zikaba abanyarwanda, ati tuzi ikibazo cya demografi mu Rwanda na chômage niki. Ibi nabyo sinamurenganya, ntabwo byasobanuwe. Izi mpunzi ntabwo zifite vocation, aba demandeur d'asile ntabwo bafite vocation yo kwiyesitara mu Rwanda. Nibi nabyo twere kwigiza nkana. Ishyire mu mwanya w'umuntu woze mu magazi muri Mediterane ashaka le rêve britannique, British dream, nicyo cyamuhagurukije. Yadepanshe ibihumbi 40 bamurya amafaranga abapaseri n'ibiki byose. None aje mu Rwanda, process irakomeje, baramwangiye, ya dream ye irapfuye kujya mu Bwongereza. Yari yiviriye muri Nigeria, yari yiviriye muri Guinée, yari avuye muri Ghana, yari avuye muri Senegal, Côte d'Ivoire, mu ahantu hose. Ibihugu biri viable kurusha u Rwanda, socio-économiquement plus viable, bifite ubutaka, bifite iki byose. Uyu yajya kwaka naturalisation mu Rwanda ngo hakore iki? Bari abanyekongo 130 ko baprefeye kuguma muri camp bagategeza ko byaranje aho kujya bubake naturalisation bajye dalana mu Rwanda. Nuko bazi ko mu Rwanda bahakora iki? Mu Rwanda se hari iki cyo kurya? Mu Rwanda iyakwa abaguma hariya n'abantu ntabwo ari aba demandeur d'asile. Abantu burya bajya b'abanyamahanga ubu ngubu bajya kwiyesitara mu Rwanda, le profil y'umuntu w'umunyamahanga ufata icyemezo akajya kwiyesitara mu Rwanda akasaba wenda na naturalisation, ni umuntu w'umugaga w'umukire ufite amafaranga menshi cyane, akagenda kubaka ikizu giteye ubwoba kuri Lac Kivu cyangwa se Kigali cyangwa se mu Birunga hariya etc. Noneho akagituramo afite amafaranga amutunga avi Buraya, yarangiza noneho we gusa akinjoyinga climate hariya, akinjoyinga abagore beza bahariya, akinjoyinga iriya suku bavuga ku Rwanda, akinjoyinga ibyubahiro ku nyine abaru mukire umunyamahanga n'iki byose ibyubahiro wenda atabona iwabo mu Buraya, kuko hariya n'igihugu gikene nyine y'urukiza abantu bose baba gupfukamiye bageze gutakubaka umwami. Ariko umuntu uje gushugurika, ushaka gushugurika, igihugu cya mbere yakwifuza kujyamo ntabwo ari u Rwanda. Ibyo nabyo kamwe turetse kwigiza nkana murabyumva. Kuko yavugaga nyine uyu muntu yandikaga ngo ikibazo cya demografi ngo n'ikibazo ngo cya chômage ngo batwara akazi k'abanyarwanda. Akahe kazi? Kandi abanyarwanda nabo kandi ahari wenda hagize n'umuntu ukaka w'umuntu aje akakaza akajya kujya yiruka harya mu mujyi ashaka akazi. Abanyarwanda nabo ntabwo ari ibicucu, ntabwo toute chose égale par ailleurs, ntabwo baha akazi umuntu aje bakimye umunyarwanda. Ibyo ndazi c'est n'importe quoi, karabuze. Ibi donc no kwigiza nkana n'abantu bazajya baza bakaka ubuhungiro, processus y'ubuhungiro yabo igakorerwa hariya bikamara imyaka bigomba kumara, ariko ntabwo bari kuri cost y'u Rwanda, ahubwo ibifaranga biba byinjira mu Rwanda. Urumva icyo gihe bari muri ayo. Noneho processus yarangira babonye ubuhungiro bakajya kwesitara mu Bwongereza, processus yarangira babubimye bakisubirira iwabo cyangwa bakongera bakajya gushaka ubuhungiro mu kindi gihugu.
nuko nguko. None se muri ba bantu bavuye muri Israel baza mu Rwanda, ubu mu Rwanda hasigaye bangahe? Uzabanza ujye kunshakira basigaye bangahe? Bestaye bahinga, birwa bahinga ubutaka butabaho, birwa bacuruza utubutike tutabaho, bidashoboka, ni bangahe? Bandi bavuye muri Libya hasigaye bangahe? Uretse abari kuza bashya nyine nabo baza ibyo porosinga bakagenda. Dahera kuri bya troubles sociaux nagira ngo mvuge ikintu nabyo ntibakomunitse suffisamment, ariko abanyarwanda nabibonye Gaspard Musabyimana ari kuvuga mu kiganiro ejo bundi justement avuga kuri ibi, yavuze ko abanyarwanda muri diro bavuze ko batazakira abantu bava mu bihugu birimo ibintu bya islamisme dangereux, Syrie, Iraq, sinzi niba ari na Sudan, sinzi ikindi gihugu bavuze. Aha urumva donc quand même abanyarwanda, guverinoma y'u Rwanda yakoze attention justement yo kwiproteja, guproteja nyine la sécurité intérieure y'u Rwanda, ntabwo ari dure comme ça icyuka. Rero ibi ngibi bavuga yuko ngo aya mafaranga, donc rero nagira ngo ku idiro ntabwo ari sale, kuko ntabwo ari dire sale sur le plan moral, ahubwo ndetse njye navuga ko ari dire iri propre, iri clean. Pourquoi? Kuko nakubwiye impunzi cyane cyane z'abanyafurika ukuntu zifatwa inaha ngaha iyo zidahawe ubuhungiro, cyangwa se iyo zikiri muri process yo kwaka ubuhungiro, ziregetse inaha ngaha, dignité yabo iba bafuye kuko ari abanyamahanga, na racisme ikabigize risawo n'ibiki byose. Ibyo ni ibintu twabayemo. Uyu mugabo nyandikira agomba kuba mu mahanga, arabizi, sinzi aho aba. Yavuze ko yakuriye Burundi muri za camp de réfugiés, ariko ubwo yaratashye kwa wenda yaratashye arongeraho, ariko niba yarahungiye nk'ibura cyangwa arabizi neza ukuntu abantu bakubuhungira inaha ngaha baba babayeho iyo myaka yose bamara. Ntabwo ari kimwe no kubura iwacu hariya uri muri klima nziza mu Rwanda, utajya nta iveri hari, uri mu birabura bene wanyu, sur le plan moral nabyo bikamwe birafasha kugira morale. Utegereje ko bagunuza haba ikibazo ukajura, ubu ugifite abavoka bawe, ushobora gufata des avocats mu Kongereza, ushobora kugira gute, babandi ba prode, babandi bishyurwa na leta, nibo bafata ahantu hose, baba bari disponible, ntibikubuza kubafata kugira ngo dossier avance, gusuiva. Uri mu Rwanda wibereye muri ya hoteli berekanye, uri ku kazuba, yewe niyo baguha y'amayero 8 mu cyumweru bahaba ngaba bari muri centre, amayero 8 mu cyumweru mu Rwanda ni 8,000 by'amanyarwanda mu cyumweru. Ibindi byose biri peye, bakugabura hariya n'ikitututu, utuye muri iriya nzu bakugaburira ibintu byose, agufura tusa. 8,000 by'amanyarwanda mu cyumweru ari kujya kwinywera akantu, kujya gutetse nakubayeho nabi, ariko ntacyavuze. Urabyumva? Hariya babona kwasura transport, bakwasira ibiki byose, sinzi amafaranga bazajya babaha mu cyumweru n'iki, ariko dahera ubwo atari mu Bwongereza buya ni menshi, kuko nyine hari kuburi déplacer uri iyo ngiyo. Ariko mu Rwanda bari mu Rwanda donc sur le plan moral njye simbona idiru ahantu irimbi, kuko de toute façon ikintu cyonyine abanyarwanda baba babujije uriya ni ukujya mu kurota ibitaroteka, kuko ariko nta kintu na kimwe babambuye, ntibabambuye dignité yabo, ntibazabajyana hariya ngo bagirirwa bakubita, ntibazajya ngo bafunge, nta droit bafite yo kubafunga.
keretse yakoze ikosa rica amategeko y'u Rwanda kandi nabwo bainforma le gouvernement britannique l'ambassade britannique hari ibikurikira mwabonye ko hari n'abantu b'abongereza bazaba hariya baba bari hariya babikurikira basita sociaux biki byose tutu ni machinerie iteganijwe hari ibyo byose kandi bizana amafaranga mu Rwanda kuvuga ngo it is not worth it sur le plan économique ni ibintu vraiment important kuko nko nabivuze aya mafaranga miliyoni 140 n'andi bizajya bihoraho noneho ndetse akaza nabo noneho u Rwanda rwa kwispecializa muri ibyo babona bimarsha n'ibindi bihugu by'Iburaya byose bishaka gukemura ikibazo intérieur hano ndabigarukaho kibazo intérieur kijyanye na immigration byose byakorana diro n'u Rwanda ikaba une source de devise permanente. U Rwanda abanyarwanda muzi ko nyine rwuzuye etc ntabwo abantu bagifite ahantu ho guhinga byarangiye abantu ngo batungwa n'amafaranga nabuze ngana n'abantu bo mu byaro bambwira bati kuko nabwira ni se ntufite munsi y'urugo ate areka data ubwo hano twebwe ataba mu mujyi bo bafite ibyo kurya kuturusha ati ko hari biva Uganda hari biva etc ati twebwe ahubwo tujya guhahira mu mujyi tugataha mu cyaro urabyuba none uvuga ngo mu Rwanda abantu bagomba gutungwa ubu ngubu n'amafaranga ibiro bizanye amafaranga bizanye kwinjecta amadovize mu gihugu ayo mafaranga abajene bakainvestisa mu twa projet abajene cyangwa abakuru muri twa projet dutoya abo bazabakora muri ayo mahoteli abazakora mu bintu byose bijyanye n'izo munzi nko nabivuze ubushize le transport ikaba booster ibintu bya fourniture kuba fournisi biryo kugira gute ibyo nabyo bikagira wenda bikana boosting ubuhinzi abagifite ubutaka bwo guhingaho kuko bazabona aho bagurisha ibiryo muri zo mpunzi bagurisha amata bagurisha ibiki ibyo byose ibintu byose bituruna tutoturu iyo ntuzana isi economique ni ibintu tutu ihaza bari tutu une economie ituruna uturu y'ibyo bintu donc njye mbona idiro alors ahangaha rero uwo rero yaruvuga ngo nyine ngo iyo development economique ngo Rwanda rwageraho ngo ishingiye kuri human trafficking ngo ntabwo ngo ayishaka ngo guse ahangaha harimo iyihe human trafficking kweri kwa ahubwo ibingibi byagabanya human trafficking kuko abantu bohereza abantu bajya mu Bwongereza cyangwa bajya inaha i Buraya baca muri ibyo abanyarwanda bishi baje gutyo murabizi n'abantu abadahunga nyine abatari refugee vraiment politique bahunga yuko leta yabahize cyangwa bahunga intambara n'abantu babwirwa ko inahangaha hari paradiso babwirwa n'abaki nabo bapaseri nibo babakorera human trafficking muzi amafaranga baryo kunangana muzi ukuntu bigenda muzi na za risque bafata zo gupfira muri desert kuba ba esclave muri Libya kugwa muri Mediterane kugira ibintu byose kugwa muri ya nyanja ya Manche hariya bajya mu Bwongereza bavuye mu Faransa gupfira muri za container murabizi kwa icyo gihe rero bazi ko atari mu Bwongereza bazajya ahubwo ko ari mu Rwanda ntabwo byagabanya yuko bafata izo risque abapaseri babexploita nibyo byagabanya ahubwo human trafficking nibyo byongera human dignity y'abantu babamunoza les réfugiés politiques rero nibagiye kubavuga babandi vraiment ba réfugiés politiques batajyanywe n'ibintu economique nyine byo kurota bo bafite chance nyinshi zo kubona ubuhungiro bo rwose nta nubwo bajya batinda hariya mu Rwanda batabona se wenda habayemo ikibazo abo nibo bavuga uti uwashobora kwinstara mu Rwanda agafashwa na HCR etc agahabwa ubuhungiro mu Rwanda cyangwa se
akajya ko ntibanakwaka ubuhungiro mu Rwanda, bajya mu kindi gihugu keretse ari umurefugee politike w'umukire nk'uko twabivuze. Umukire ashobora kuba umuntu wari umumiliyarderi agahunga nka kuriya Rujugiro yahunze u Rwanda, wenda Rujugiro yahunze ari nk'umunyanamibiye agahunga Namibiye akagera mu Rwanda, ashaka kuvuga ati aha ngaha kuko u Rwanda nyine mwabonye ni platiforume nziza yo kuriramwo amafaranga. Ibyo wabihakana, ni platiforume nziza yo kuriramwo amafaranga, ntoje ukunguka waguma, ariko ubu ngubu urumva ntacyo yaba deranje, ahubwo yabazana investment. Urabyumva? Nagira ngo ndangize mvuga ku kibazo cyambajijwe, ntabwo ari wakimbajije ariko bavuga ngo hari n'Abongereza babyamagana, ngo n'icyatumye mbese Cour Supreme n'ikibigera akagira ati hari za association z'Abongereza n'abantu bakora manifestation babyamaganye, ndetse aranavuga ngo hari umwambasaderi w'Umwongereza wavuze ko u Rwanda rudakurikiza amategeko y'ikiremwamuntu, ko ibyo bitagomba kuba. Aha ngaha hari ikintu njya nsobanuraho gatoya rapidement aho turangize, ni uko muri iyi diro habayemo ikintu nakwita alliance objective hagati y'abari abakonservateri bari ku butegetsi mu Bwongereza na guverinoma y'u Rwanda. Alliance objective ni ukuvuga ngo turi muri diro, ariko wowe inyungu wowe uzifitemo zirakureba, nanjye izo ngifitemo zireba jyewe. Donc iyi diro njye iranyaranja ku mpamvu zanjye zitari izawe, nawe irakwaranja ku mpamvu zawe zitari izanjye. Iyo niyo alliance objective. Mushobora no kuyikora iyi diro muri abanzi. Muri iyi diro rero, hano ntabwo ari abanzi, muri iyi diro les conservateurs britanniques bazi neza sensibilité ya ikibazo cya immigration mu Bwongereza. Akenshi no gutorwa kwabo bishingira position bafite kuri immigration iri ferme. Immigration ni batorwa, hari n'ibindi batora, ariko iyo ngiyo cyane cyane. Urumva kujya muri diro bo ni ugukemura ikibazo d'ordre politique interne muri société yabo. Ziriya associations des droits de l'homme nazo sont des associations de gauche, ziba n'ubundi muri politique interne y'umuza zihanganye n'ubundi n'ibintu byose bijyanye kuri conservateur droite tout ça. Ziba igihe cyose n'ubundi zo muri no mu Faransa niko meze na hano ku kibazo cya immigration ziri modéré ya gute nazo, kandi electorat yabo babatora nabo icyo kintu bakagishingiraho. Bakunda gutorwa n'abantu b'abajene b'abarota bavuga ati abantu bose ni kimwe, impunzi zigomba kuza hano, hari ibiryo twese tugasangira ku isi, niko ikiremwa muntu kirangana. Ibintu nk'ibyo nyine c'est une idéologie socialiste, c'est une idéologie philosophique communiste etc. Donc biriya byose mubona bamagana ibingi niki ni ibintu de politique interne iwabo. Urabyumva? Kandi biviza ibintu by'amatora nyine, biviza electorat by'iwabo. Mbo n'uwo mwambasaderi ashobora kuba ari de gauche nyine kuko Kongereza ni igihugu demokratique. Ntabwo ambasaderi ashobora kuba ari de gauche. Mbo nubwo bwose abahagarariye leta, ariko umwambasaderi ashobora gutanga son avis, akavuga ati iki gihugu cy'u Rwanda ndabona kidakurikiye droit de l'homme, ntabwo ari igihugu gikwiye kuba kiri impunzi. Atanga son avis kuri leta ye yashaka ntibikurikize. Mbo rero muri iyi diro y'u Rwanda rwo rufite un intérêt d'abord diplomatique, kuko nyine
kugira ngo bagume bagirane relation nziza n'Ubwongereza ko bari gufatanya gukemura ikibazo cya immigration. U Rwanda ruri gufasha Ubwongereza gukemura ikibazo cya immigration kandi rudakreye ikibazo cya immigration iwarwo. Donc ni deal diplomatique nziza pour le Rwanda. D'ailleurs diplomatique ku Bwongereza ariko no ku bindi bihugu by'i Buraya, iyo deal ica mu Rwanda rukabikora neza, byari kwamerera relation y'u Rwanda n'ibindi bihugu nabyo bishaka kwinjira muri iyo deal bikagirana relation diplomatique nziza n'u Rwanda. Icya kabiri, ikindi u Rwanda rugamije, c'est un intérêt économique nk'uko nabivuze. Nabyumva iyi nduva nayisobanuye. Intérêt exclusivement économique, kuko ibibazo moral ubundi n'ibibazo politique bijyanye n'izi mpunzi, kubera ko ari impunzi z'Abongereza zakirwa n'Ubwongereza, ibyo n'Ubwongereza bugomba kubijera. Urabyumva, n'Ubwongereza bugomba kubijera. Ariko encore une fois naberetse ko même sur le plan moral ari diro quand même ibungabunga la dignité y'abirabura birwa binaga muri nuza, kandi ibyo byo ndumva President Kagame byo yarabyeexprime uretse ko bivugaga mu mahanga nyine, ntabwo yigeza kuri discours ngo bisobanura Abanyarwanda. Ngewe j'appelle de mes vœux iyo discours ko yazaba, ariko ndumva ko sinshaka gukora ikiganiro kirekire. Ndumva nakoze service après vente ya cya kiganiro kuri UK kubera ko deal ya UK, kuko ari un sujet important et sensible. C'est un sujet important sur le plan de la sécurité nationale du Rwanda. C'est un sujet important sur le plan de la diplomatie rwandaise, et c'est un sujet important sur l'économie, sur le plan des politiques économiques du Rwanda. Murakabaho. Iriya revolution y'inkotanyi zakoze, u Rwanda ni igihugu